mu bantu bayo bakunda kwita ngo bwije nkozi cy'imedisine. Buriya nagira ngo mbwire Protogene yuko yonza kubaza umukobwa wanjye Uwase Solange, ambwira yuko nta hantu azi Iradukunda Freddy, ibintu byose, igihe cyawe, umwanya watakaje yari kuba bibaye imfabusa, ariko buriya amahirwe ahari nuko mbwiye yuko uwo muntu bita Freddy amuzi. Sora, mu Rwanda kirazira gushyingira umwana wawe ukunda wareze ngo umushyingire ku gahato. Hano hageze muri uyu muryango wacu hajemo umugabo bita Protogene wari uhagarariye umuryango wo kwa Freddy Irankunda, avuga yuko ngo hari aho wamenyaniye na Irankunda Freddy, kandi atubwira yuko mwaba mukundana. Amaze kubitubwira twamubwiye duti dukeneye yuko batwereka uwo Irankunda Freddy. Tumaze kumureba tumwitegereza ibikokora, tumureba igihagararo, umuryango turamushima, ariko tuza gusigarana impungenge. Turavuga ngo ni Solange urubuze kudutumara, bamanza kutubwira yuko baje kugusaba, turabyemera ndetse twakira impano zabo, ariko tubabwira yuko ari agateganyo. Tubabwira yuko nuza kuza tukaguha mikoro ukavuga yuko nawe umukunda, gahunda yabazanye irabiriye mu bikorwa. Dufata imyanzuro nk'ababyeyi, ariko nanone hari icyemezo cya nyuma kigomba gufatwa nawe, ukatubwira niba Freddy hari aho umuzi cyangwa niba mukunda. Uramukunda? Ako mana, ariko amashyi yabaye amasabo cyangwa n'amatirano. Maze rero nyakubahwa Protogene kaze kabiri, ngira ngo abana bamaze kuduhamariza ku mugaragaro yuko ubutumwa waje utwaye bw'umuryango uvuga yuko Irankunda Freddy yakundanye na Solange, udutwaye ubutumwa bw'umuryango wabuhagarariye, natwe turabwakira. Tuvuga yuko umwanzuro wa nyuma uri buze gufatwa na Solange, akatubwira niba koko uwo muntu amukunda. Yaza kutubwira yuko atamukunda, ndakeka ibyo twiriwemo n'umwanya wese twakoresheje ni nk'aho byaruta nuko twaba twagiye guhinga, uretse ko kizira guhinga ku cyumweru turi abagatolika. Maze rero nyakubahwa Protogene, buriya iwacu mu karere ka Rwamagana nakubwiye yuko buriya ari agace k'Ubuganza kahoze gatwaranwa n'Igisaka, cyayoborwaga n'umwami bitaga Kimenyi. Ndagushimye wize amateka. Buriya rero iwacu tugira itorero dutorezamo abantu benda gushyingirwa. Nk'uko ubizi, hari ugutoza abana kurasa, hari ukubatoza guharanira igihugu, hari ukubatoza kuvuna uruti, hari ukubatoza ibintu byinshi bitandukanye bijyanye n'ubutwari. Ariko nk'uko bizi, ubutwari ku mugabo mu rugo, twebwe iwacu Rwamagana, birangwa n'uko umugabo agomba gukunda umugore, kirazira kumuharika. Ni byiza yuko
iwacu i Rwamagana umwana iyo tumugushyingiye ugomba kuba waratoje umusore cyangwa umuhungu wawe yuko umukobwa w'iwacu umurinda inkoni zo ku matama ukamuhata izo mu kabande. Waramutoje? Murakoze nyakubahwa Euradi. Umuhungu wanjye ni imfura, yaratojwe cyane, si umutipe, si umujyama, si umukoboyi, yego ni intore yatojwe. nuko Nk'uko rero umuryango mugari data utubyara ntabwo rya tsinda woreje Rwamagana ntabwo ryagiye gukora ubusa. Za nzoga twajyanye ya nyana dusaba irembo barariduhaye. Igihe kigeze urongera urenga neza uti nyamuna mujye kuba cya gitekerezo aho kigeze, nazo zagezeyo. Urongera uti noneho umuryango mugari wadutumiye mu gitaramo, dore n'izindi nzoga muzajye. Urongera urantuma utiyoborera itsinda, yoborera isibo, uzajye gusaba umugeni. Baradukosha, turabakwira, turatebutse, baratwemerera. None umugeni twasabiye umuhungu wacu bagiye kumudushyikiriza, bamuduhekeye. Reka rero umuryango twagendanye kuva i Nyaruguru mu bari n'abarindangwe, buriya hari itorero rikomeye cyane, kandi bivuze ko iwanyu ari Rwamagana nzige muri ntore zitari ntoragura mayugi. Data rero numva nta gikorwa kigeze, badushyikirize umugeni baduhekeye. Hanyuma namwe murikiye, hanyuma n'umuhungu wacu kanya aricyo tugiye kumusaba. nagira ngo nsabe iki gikorwa gisigaye musafashe. Reka banze yiyakirira umukazana niwe wamukoze. Si nk'ibyo se? Hano nyagikorwa cye cyananyuzemo neza, aho imfura zasezeraniye. Urabizi yicara ubwo yamaze nkabyaye mu mpeshyi ati Mariya abashumbo rwaje. Icara winywera inzoga Solange atubera imfura yemera kuzishyura. Je navuze ko nzigotomera nka moto ishaje kuba Solange yemeye kuzishyura. Solange abasaza bane bakurekuye se bari nasubukwe Bari kurire nabo bose akira ave tugashiso n'abakuru akira. ese Euradi Oya yewe karame ntabwo yumvaga neza ikinyarwanda ntumurege kuri data. Ubu ngubu urabona tumva neza wabonye atakomye. ubundi iyo ushyira mu gifaransa bagiye bakora tubigishiriza hahandi babandi bavuze ko wari wabimye ishuri none murekure Solange atambuka asuhuze sebuke ntabwo yari yamenye arongera bagaruke. Uriya ntabwo yumva ikinyarwanda papa, niyo mpamvu nibyo nari ndimo mubwira ko ariho yakuriye ariho yize mu gifaransa. Solange nawe utambuka mureke ansuhuze. baramusubirana muraho reka muhe ikiganza, kuko burya nta mwana uhobera ba sebukwe kirazira kirariza. Kandi hariya mfite umuhungu, umwana bangana, hariya mfite umuhungu bangana. Ntimurabona n'ukuntu yicaye kuriya, wagira ngo ni za fuso zo muri Nyaruguru zacitse na so n'uwavuye mu rubavu ngo yarembye. yanyugura ati data rwose uyu munsi kuri ino tariki nimutashakira muganga ubikuye, muganga ubishoboye ngo arusubizemo biri buze kugorana. Ariko ntimuze kumurenganya. Reba kuva Nyaruguru ukarenganya Nyamagabe ugatambuka Huye ugafata Gisagara ugafata Nyanza, ngiyo Ruhango, Muhanga, Kamonyi, Nyarugenge, Kicukiro, Gasabo, Irwa. Ahubwo wa musore bugira umutsi yicaye gusaza. Ngaho rero
oye na pare nimutambuke muze mutwiyereke muze yicarira abana utaza kuva aho uzuga iserero ugati nkanda Fred bati burya na wa musaza aracyari umusore nkatwe umwanya uracyari uwawe wigira ikibazo reka nsabe n'injya bagabanije gakeya igihe Fred ari gutambuka umusaza ati burya umugabo ntusohoze ubutumwa ntanigano iki Fred naze ahagarare hano abe yitegereza ubwiza bw'umugore we nakubwirwa muri iki kinyejana uretse perezida wa repubulika y'u Rwanda ufite umugore mwiza uwa kabiri ugiye kurongora umukobwa mwiza nushaka ibyo ubyira ubwiza bwa Solange wamujyana muri beka bakaguha miliyoni 100. Murakoze cyane turi kwakira umugeni twasabye ubu yabaye iwacu ntabwo agisubiyeyo uko ibisabwa byose muco nyarwanda twese ko kandi byose byagenze neza Fredari ongera musuzume neza sinkubwiye mugeyo wijyayo shyiraho supago rebera hano urebe neza mbwe n'ubona bihura noneho ngire nanjye ubutumwa nguha wamubonye harya ngo yitwa nde yitwa Solange Uwase Solange bamureba witegereze neza Solange ariko uri kumureba Fred urabona Solange ntabwo inzoga z'umuryango twazinywereye inzira za nkwano ntabwo twazijyanye mu isoko umuryango byo twe rwose twarabikoze Solange bamuduhaye ari umukobwa mwiza yarezwe neza twabanje gusuzuma tubagiza neza yarezwe neza umukobwa mwiza uramureba azira ibintu ugiye kukubwira azira n'ukunda mu rugo agomba kuzafatwa neza agahora amata y'abashyitsi ubu ni ishusho switi hati mutima mu mvugo z'iki gihe bizahora bityo uzacogore uzamukunde uzamwubahe mwubahirize uzagira ibanga ry'urugo kandi muzakene ntimuzasonze Imana rwose ibyumve kandi ibaseze imigisha yose ishoboka isengesho ry'urugo rwubatse amasengesho abiri aruta amasengesho 100 y'umuseribateri yego muhungu wanjye rero ibyo ntuzabirengeho ndagushimiye kuko ubyemeye Solange impanuro bazimuhaye zihagije rwose azakubera umugore w'igitangaza umugore mwiza ubwo rero ibikurikiyeho reka turebe ko za mbavu ziza gukira ubonye muganga w'ibihe byose murakoze cyane amashyi menshi rero amashyi menshi mushimire abasaza bacuruje umwanya DJ gabanya kuramo buri wese muri mwatereke ku meza mwegereye aba yitije babwira ikigiye gukurikiraho wowe wa marinete ejo bundi wabwiraga ko APR yakinnye na Rayon Sport imuramo wawe yari yakubeshye kakugurira tike ngo wiriwe ku mahoro utarebye match rekura Solange uhagarara ahangaha akubwira icyatumye akubeshya nabwo iyo tike uzarebe match retour gira vuba muhereze tike match retour izabera iwacu Rwamagana ariko nta no gusuhuza muramo wawe abantu bafite ibyo biki giye koko muhindukire muri fotogarafi mwese hano ari hano bari kureba muri uriya okay yewe video ngaho rero shaka siga inzira ibirenge nuko
Rucyumweru padiri arigishije guhora agurushije ngo umugisha ibishyimbo museka none Solange umuguzi bahasha mu ruhame muri sale. Genda ajya kwirira amandazi ihute. Ariko nugera ku ndobo nyabura unyibuke nanjye niriwe mvuga umunsi wose. Uriya we ngo kuri visite ngo yiriwe kuri gate ngo bituma abandi bana bamucura kawunga. Tambuka hano nawe murangize ibibazo mufite amasinde yanyu muyacocera ahangaha. Gwino yakwikurishwa kuri Solange. Uzakunda Solange se kunde n'abashiki b'abana? Yimenya ko umuntu ari nkundi. Umutipa ariko ni umusirimu ariko ushaka yebwe mwari mwabirangije ahubwo mwagira ngo muntera. Se wazanye kakubikira ko fata bazi katuye kuri kontwari cyangwa. Noneho rero Fred kabanze maze pare ubaze metero ziri hagati yanyu no kwa Marene ni zingahe? Uzibare neza. Oya pare nazibare neza. Ni zingahe? Harimo metero ebyiri. Ubwo bivuze ngo Fred aratera intambwe ebyiri n'abatageze kuri Solange murasubira iwanyu muri Nyaruguru. Hararugukatiye. Na nyir'ubwite reka mubaze kuri umukatiye Fred kuva aho uri ugera aho Solange ari harimo intambwe zingana. Uzibare neza witonze. Ati harimo intambwe 5. Pare yavuze zingahe? Ubwo nguko nidufata kabiri tugakuramo 5 urasigara kangahe? Ubwo ni 3. Mare kuva aho Solange ari kugera hariya ku musheri we harimo intambwe zingahe? Harimo intambwe 5. Ubwo mwese murashaka guhuriza kuri 3. Fred agiye gutera intambwe 3 aho zirangirira ageze aritahira n'umutima mwiza nezerewe. Baburetse Solange rero mbanze nkubwire, iyo usanze umugore ugushaka woroshya umwego kuriraho Fred intambwe imwe ku ndorongorwa. Aratera intambwe ukagira ngo ari kugura ikibanza Nyarugenge ni ukuri kw'Imana. Uko gushaka umugabo mana we. Solange rero wagiye amata y'inka ntabwo ucakwaha wameze ugiye kuzamura amaboko uhumiriza. Ubundi Fred yambwiye ko ngo umutima wawe awuzi ngo niyo nawe yaba ahumirije ngo yaza akawufata. Fred ugiye gutera intambwe 3 uhumirije umeze nk'agaca kabonye umushwi. Kandi urabizi ngo uko umushwi wabyina kose ntibyanejeje agace. Kuba umutima wawe utarahura n'uwa Solange nawe ntunezerewe indirimbo yawe ngiye agaca kabonye uko ibyina. Rambura amaboko paregera hirya urambure cyane uko nguko. Ubwo ni intambwe zingahe? 3. Umuntu uzi kubara ninde? 1, 2, 3. Umutima we ugira impamba y'ubuzima bwawe utaza kuva uherera hano. Ariko disiye amusori Solange zana sheri wawe hano niko photographe ambwiye ngo naho haryoshya amafoto. Photographe nabo ngeraho biryoshya amagambo aryoshya bakambwira bati ariko amagambo ntago aruta amafoto. Ati amagambo ari majyana ariko amafoto kazaho. Muzane hano. Hindura shaka za marayika babahanzi bagizwe abo bakina ko basaza bangana sogokuru wabo bayiva impano ba King James. Itegereze umwana umuhobere uhambire umutwe wawe n'ushaka umuhereremo photographe agufotore.
oya ntagaruka basuhuza nuko basuhuza umugore isuhuriza ikiremwa ati mama bebe ati pucuri ati nana ariko ati switi nawe ufite amagambo aryoshye nsaba rero pare yegere Fredi ahite amuhereza ibyo agomba kumuhereza bisigaye rero data atangiye kundeba igitsura kubera turagira ngo nze gutsindwa rwa rubanza mfitanye na padiri w'iyi paruwase Fredi hindukira ati rero Solange biganza byangabiye umutima wawe bikampa urukundo abandi banyimye ati bwiza budahomba salo n'amasabune ab'i Kigali bisiga ati wowe mukobwa waka nk'inyenyeri ku ijuru rya Kamonyi munyarwandakazi tega ibiganza nyiguterekemo abagore bose bayambaye n'abo ya mpeta yagezeho muraza kuyikomera amashyi abadafite ishyari abasore bo n'ibi ntabwo bajya babikora oya yimushyiremo bita najya bayishyiremo neza kandi uyimwambika nk'umuntu uri burarane abandi batazi reka mbona naguhereza ururabo wibera umwana umubwira uti nacinya rugenge igenda n'abayizi iyo ni Kigali baririmba ati masanga umudekorateri karundura kabuhari oya ntabwo ari ukubaho umugore imufata no mu bagusha ukure wigere reka Solange ni umuti kuri wowe ati yo bebe atari kosheri nawe fotogarafu nawe yaryoshya amafoto wagira ngo yize muri Hollywood n'ubundi ntawandenya umukobwa ufite impano Fred yateguriye sheri wiwe ikowa Joapane Famille hari umukobwa ufite impano Fred yateguriye sheri yewe mana nyir'ingabo we ufite rero impano Solange yateguriye sheri aba ari we wiyizina hereza Solange hereza marene kuko wibeshye ukagahereza MC muri weekend n'uyu munsi hari igikombe cya Afurika nahita nkagura byeri kuri Korwari marene ntabwo ari ukubaho umugabo uramwitegereza ukamureba ukamwegera ukamureba mu maso ukamenya uko areshya niba nahoze imisa yarata fotogarafu isesora urumva wegetse y'umusaya utamugabanyiriza ubushyuhe n'umutima wateraga ubushyuhe bwawe kuri Celsius igihumbi wagira ngo ni bya bisasu by'Uburusiya ariko n'ubundi arakurasa si ibanga aramwibereye arakwivugana umwana wo muri Nyaruguru iwabo wa Shamputu Jean Paul wo mu Mvejuru ndakica bitayise yizirira atara sister wagenda yego hereza ugomba guhereza umwana w'umukobwa mwiza rwose washananishije umushumu kanyosha umushanana iyo wapfa tutafite imwe nari kuzasaba irembo iwanyu bahindure hanyuma rero mu rwego rw'amafoto ababyeyi ba Solange bahagarariye hano uko fotogarafu ambwiye papa na mama ba Solange ducunguze uburyo umwete ibisigaye bigiye kwihuta tumaze kugira saa 8:05 bivuze ngo ku ntaburo wa paruwasi we yamaze kuvuga ati musaje twashwanye twanarakararije ariko haracyari amahirwe padiri wacu aracyari kuruhuka ubundi mwebwe nicyo mbakundira ufite ingofero umwana w'umukobwa washananishije umushumi urahereza uwo watwaje nde uyu musaza rero muri aka karere k'ibiyaga bigari azajya aganira na Yoweri Museveni kuko ari wabashije gushyingiza umuhungu we General Muhozi
abasaza mwese muzajya mugenda bagira inama. Abasaza birwa magana hariya umutware waho habaye umutware bitaga Mugugu, habaye n'uburiza bwatwarwaga na rubanda aho yo aratuje ati mubyeyi. Umusaza wambaye ikote nka konsiye, umusirimu cyane rwose. Amashyi menshi ku basaza mwambaye ingofero. Umukobwa ufite igiseke avuze ibisigaye no kwihuta. Urayitambikeho na Solange akoreho mise. Hanyuma ababyeyi b'umuhungu nabo babe bahaguruka begera marene. Ababyeyi b'umuhungu babe bahaguruka begera marene. Fotogarafi kera twajyaga tujya gufotora nabaga nambaye ikoboyi nkakubita ivi hasi yacika nkavuga ni yes, ariko digitale zaraje. Muzehe taza batyakarira n'abana. Umuntu ufite impano muzehe, ariko igihe umuntu ari kuzana impano ya muzehe, ufite impano muzehe yateguriye abana nini. Reka muzehe aba yegeye ku ruhande, impano ye bari kuyitunganya, mukecuru yakire igiseke. Umuntu ufite impano, uyu musaza yateguriye umukwe we nini. Amayi muzehe siko twahuye na bene ga. Hanyuma uriya musaza arahapfira rimwe, indi mpano abageni bamuteguriye nawe bahita bajya kuyitanga. Impano abageni bateguriye muzehe nitambuke nayo igende. Impano mwateguriye muzehe igihe mukiri kuzivangura, reka dusabe muzehe we araba yagiye ku ruhande gatoya nk'abasubiye mu mwanya. Dusaba ababyeyi n'umuhungu nabo batambuke begere imbere bakira impano. Rero kuri uyu munsi baguteguriye impano, baravuga bati data rero ujya kubyara babyara wese wabeza n'abeza ruhimbi, iyi mpano ni iyawe. Ducunguze uburyo umwete.
Imana yateguriye umukecuru nayo umukecuru rero icyo ni igiseke gihabwa uwasutse ibisanza by'umuhungu. Abanyarwanda nibo babivuga neza rero bati burya agakabura ntikaboneke ni nyina w'umuntu, ariko abarabizi ko buriya umugore wahetse ku runda rutuwe mu mugongo. Uwo mwana w'umuhungu rero umutaha umutanze atazasubira iwawe. Umukecuru ashimira umukazana we ati nari ntunze abagabo